iki gice cya kabiri ni igice Imana ishoboze kugitambutsa nk'uko bikwiriye, kuko ni igice gikomeye, navuga ngo gikomeye cyane kurusha n'icyambere. Kubera iki? Kubera ko njya kugihabwa numvishe ijwi ry'umuntu urira, ijwi ririra. Ntabwo nari nzi yuko Imana irira, ntabwo ari rimwe naryumvishe. Ubwa mbere nkiryumva numvishe ririra, numva umuntu ari kurira aravuga ngo intama zanjye, intama zanjye, intama zanjye. Numva ngize agahinda nanjye, bameze nanone nk'ibigirwamana. Ugasanga ni abantu bari aho ngaho barakora ibyaha, nta discipline ishobora kubageraho. Kubera iki? Ni amafaranga. Hari ikigirwamana cyitwa ifaranga, nicyo kuko afite amafaranga menshi ntawamuvuga. Ariko umukene yibeshya akora akantu gatoya ni ukumwirukankanira kure. Ibyo bintu bizanye imanza mu nzu y'Imana. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesaya 42:8. Sinzi nawe twasoma cyangwa se navuga mu mutwe. Reka twasome Yesaya 42:8. Haravuga ngo batwaye icyubahiro cy'Imana. Imana yarambwiye ngo mfite agahinda kuko batwaye icyubahiro cyanjye. Basigaye biyitirira umukumbi, bakiyitirira intama ko ari izabo, bakiyitirira itorero ko ari iryabo, nk'aho ari bo barimeneye amaraso. Niki mwakoze mutakoreshejwe? None se niba mwaragikoreshejwe, niki gituma mwirata nk'aho mutagikoreshejwe? Imanza z'Imana zirabahagurukirijwe. Imanza kandi dore ijwi ry'Imana icyo ryambwiye zaratangiye, nyamara benshi ntibareba ngo babibone, ngo bihane. Nabo zitarageraho, reka mbaburire hakiri kare abatsinzwe n'aya magambo, nibihane bigishoboka niba imanza z'Imana zitarabageraho. Kuko ntibavuge ngo Aburahamu ngo turabana b'Aburahamu. Ndagira ngo mbabwire ngo Aburahamu abasha kubona abana no muri aya mabuye. Ni mwumva imvugo y'umwuka ndi gukoresha, kuko ari cyo umwuka w'Imana mpaye kubabwira. Ijwi ry'Imana byararize, numva ngize agahinda muri njye, numva umutima uramenetse. Nibwo nabazaga ngo Mwami Imana, ngo niki ushaka kubwira umugaragu wawe? Imana irambwira ngo mfite agahinda kenshi, ngo kuko batwaye icyubahiro cyanjye kandi intama zanjye zaratawe. Imana yampaye ibintu bitanu bitumye Imana izanye imanza mu itorero ryayo. Rero mbere y'uko Imana isuka izo mbaraga zayo, mbere y'uko Imana isuka ububyutse bukomeye, irabanza iri gucisha imanza mu bwoko bwayo kugira ngo itunganye inzu yayo, ibashe ubwoko bwayo bashe kuba bwiteguye kwakira umugisha Imana ishaka kubihereza. Rero ibyari bigenewe ubwoko bw'Imana, hari ababitwaye babigira ibyabo kubwo kwikunda, kubwo kwireba, kubwo kutita ku ntama z'Imana, kubwo kutita ku bwoko bw'Imana, kubwo kutita ku bakene. Abakene batakaza agaciro, ibyo ubutunzi bwo mu nzu y'Imana busigara ari ubw'abantu runaka, atari ubw'itorero ry'Imana ryose muri rusange. Kubw'iyo mpamvu Imana ifite agahinda kenshi, Imana irababaye cyane. Ikindi kintu cya kabiri Imana yambwiye ni ikintu kijyanye no kugoreka ijambo ry'Imana, kugoreka ijambo ryayo. Ese niki gituma abantu batita ku bakene? Abantu bagoreka ijambo ry'Imana, bakavuga yuko ngo ibyo kurya byo mu nzu y'Imana ngo nibyo abatambyi, ngo nibo bonyine bagomba kubikoraho, nibo bagomba kubifataho. Ariko umutambyi ninde ugendeye ku ijambo ry'Imana? Umutambyi ninde? Urumva bano? Umutambyi, ijambo ry'Imana riravuga mu Petero wa mbere 2:9 ngo ariko mwebwe mu bwoko bw'abatoranijwe, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami n'abantu Imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe ryabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Umutambyi mu isezerano rishya ni umuntu wese wuhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo abantu bazanamo nosi yo kuvuga ngo abatambyi ni abayobozi b'amatorero, buba ari uburyo bwo kugira ngo batware reka mbyite icyubahiro Imana yageneye ubwoko bwayo muri rusange,
kugira ngo babone uburyo bigwizaho ibyo itorero Imana yageneye itorero ryose, kugira ngo bavuge yuko none twebwe dufite uburenganzira kuri ibi bintu gusa. Ni ikinyoma cya Satani, ni ukugoreka ijambo ry'Imana. Zaburi 119 umurongo w'120 ko twakoze ibyo twatumwe gukora, ariko abantu bahindutse yuko ari bo bakoze umurimo. Rero Imana yarambwiye ngo hari imanza zayo ziri mu itorero ryayo, kandi zirakomeje kugeza igihe cy'Imana ishaka kizakorwa. Nkuko Imana yavuze ko hari ububyutse buri imbere, kandi ari igihe cya Yohana Umubatiza, ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo gutunganya ubwoko bw'Imana. Nkuko nabivuze, ntabwo itorero ry'Imana rizazima, ahubwo abakozi badashaka gukora ibyo Imana ishaka izabakura mu murimo, ihagurutsa abandi, izahakura mu nzira, kandi benshi izababuza kuziragira. Nimwite ku manza ziri mu itorero ry'Imana. Reka tukwifuriza umugisha ahantu hose uri n'ahantu wicaye ugiye kureba kino kiganiro kiryoshye tugiye kugirana. Umukozi w'Imana wicaye imbere yanyu yitwa Rick Karekezi Ndayishimiye. Ni umukozi w'Imana yahamagaye muri iyi minsi, ndetse inamuha ubutumwa bukomeye bwo kugeza ku itorero ry'Imana, yamuhaye n'umwuka akamuhata kubutanga. Twabagejeje igice cya mbere cyabwo, iki ni igice cya kabiri. Reka twongere tumwakira asenga, anibwira wenda bataramubonye cyangwa batarigeze buri gice cya mbere, ubundi anakomeze. Murakoze. Yesu abaho umugisha cyane. Ndabashimiye ko munyakiriye nanone muri uyu mwanya wo kugira ngo twongere dukomeze ku butumwa Imana yari yampaye kugira ngo ngeze ku bantu. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imbabazi zawe, gushimiye Mwami yuko ari we wagambiriye ko tuzaganira amagambo yawe, tukumva icyo umwuka ari kutubwira muri iki gihe Mwami, kuko uri Imana ivuga, ntabwo wacecetse na n'uyu munsi hari icyo uri kuvuga. Ndakwinginze kugira ngo rero Mwami uduhe amatwi yo kucyumva no kucyakira no kucyitondera, kuko Mwami Imana igihe kiri bugufi nk'uko umwuka wawe atubwira. Sabye umugisha ku muntu wese rero ubasha kumva aya magambo, umugirire neza Data, umuhe umugisha, kandi umugisha mwene Data turi kumwe, nanjye umugisha, ikiganza cyawe kimbeho Yesu, ushoboze kugira ngo mbashe Mana kuba intumwa nziza igutumikira mu butumwa wampaye. Urakoze Data, icyubahiro kibi cyawe iteka ryose mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Amen. Tubahaye ikaze. Yego. Kugira ngo umuhanire uko mwategetswe. Yego, Yesu abaho umugisha cyane. Amen. Nongeye kubashimira, yenda ku muntu waba abonye iki kiganiro atabonye icya mbere yakireba, ariko n'ubundi namwibwira, nitwa Ndayishimiye Karekezi Luka, nk'uko wari ubivuze, Luka cyangwa Rick. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 5. Ntuye Kigali Kinyinya. Ndakijijwe, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana ubusanzwe, nkatambutsa n'icyo umwuka w'Imana mpaye gutambutsa kuri bene Data. Ariko utarakomeza ikiganiro ukambwiza ukuri, iyo uvuze ngo ufite abana 5 nta wundi muntu sinzi, ariko Uwiteka yarakwagoye pe, kandi akwagura hakiri kare. Nubwiye cyo kurara n'impanga. Oh wow, ni umugisha. N'impanga ariko ni 5. Wow. Ubutatu uzakora ikiganiro turi kumwe na madamu. Sawa, murakoze cyane. Reka dusogongere kuri umugisha wo kw'Imana yaraguhaye ubutumwa, ndetse ikaguha n'uburenganzira bwo kubutambutsa hano ku mugenzi. Abakunzi b'umugenzi ndabizi ni abakunzi b'umusaraba, ni inshuti z'umusaraba cyane, bakunda kumva amakuru y'ijuru. Akaradiyo ka hano k'abantu basubscribinze kuricana gahora ku musego. Amen. Hallelujah. So ngewe uri kubikora ni Emmanuel, muri kuvugana. Reka twakire umukozi w'Imana Rick. Murakoze. Yesu abaho umugisha. Iki gice cya kabiri ni igice Imana ishoboze kugitambutsa nk'uko bikwiriye, kuko ni igice gikomeye. Navuga ngo gikomeye cyane kurusha n'icya mbere. Kubera iki? Kubera ko njya kugihabwa numvishe ijwi ry'umuntu urira, ijwi ririra. Ntabwo nari nzi yuko Imana irira, ntabwo ari rimwe naryumvishe. Ubwa mbere nkiryumva numvishe ririra, numva umuntu ari kurira aravuga ngo intama zanjye, intama zanjye, intama zanjye. Numva ngize agahinda nanjye. Ubwa mbere hashize igihe, kandi
ndabyibuka hari abantu bakeya twabanaga nabibwiye nyuma hari ibintu byaje kuba bigaragaza ko agahinda Imana yari ifite. Rero Imana ifite agahinda n'uyu munsi iryo jwi ndacyaryumva ririra ngo intama zanjye Imana iherutse kusura none iryo jwi ryongera kugaruka ririra noneho rirarira numva umuntu ari kurira numva higima arira ndavuga ngo mwami niki ushaka kubwira umugaragu wawe ndamubwira arambwira ngo mfite agahinda ngo kuko intama zanjye zatawe ngo kandi n'icyubahiro cyanjye baragitwaye noneho Imana irambwira ngo ntabwo nzakomeza kubyihanganira ngo niyo mpamvu nzanye imanza zanjye niyo mpamvu urubanza ruje. Imana yari yabanje kumpa ubu butumwa aho bukeya igaruka muri uwo mwanya iri kubimbwira kugira ngo ise nibushimangira irambwira ngo genda nzabana nawe. Rero ubutumwa Imana yampaye ni ubu ngubu buvuga ngo nimwite ku manza z'Imana ziri mu itorero. Itorero riri mu rubanza. Hari imanza ziri mu itorero ry'Imana. Ndabwira by'umwihariko itorero ryo mu Rwanda. Nimvuga itorero ntabwo ndi kupointinga kuri organisation runaka religieuse, no, ndi kuvuga itorero ry'Imana. Kuko ubutumwa Imana ubutumwa Imana yampaye ni ubutumwa bureba umubiri wa Kristo. Ntabwo ari ureba organization runaka cyangwa itorero runaka by'umwihariko. Ahubwo ni ubutumwa bw'itorero rya Kristo ryose. Hari imanza ziri mu itorero Imana zaratangiye. Ikintu umwuka yarambwiye ngo izo manza zaratangiye kandi zirakomeje ngo kugeza igihe icyo Imana ishaka kizasohora. Hari ijambo hano nibuka ijambo Imana yarambwiye ngo ariko ikibabaje nuko benshi ntibanabimenya yuko ari imanza z'Imana. Bamwe babifata nk'ibibazo nk'ingorane n'ibiki byose ntibamenye yuko ari imanza z'Imana ziri kujya mu itorero ryayo. Ari ijambo rivuga ngo riri muri Yesaya 57:10 havuga ngo wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa ngo ariko ngo ntiwisubiraho ngo uvuge ngo ntacyo rumaze ngo wabonye igusubizamo imbaraga niyo mpamvu utacitse intege. Wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa ariko ntiwisubiraho ngo uvuge ngo ntacyo rumaze. Imanza z'Imana zageze ku bantu bayo ariko ntibabasha kuvuga ngo ariko se ibi biri kutubaho ni ibiki ngo bahindukire bihane. Biteye agahinda. Nimwite ku manza z'Imana ziri mu itorero ryayo. Imanza bisobanuye iki? Imanza bisobanuye ngo ubundi iyo urubanza rubaye bigenda gute? Ni umucamanza wicara ku ntebe y'imanza hakagira abantu baregwa. Rero hari ibirego biri imbere y'Imana ku itorero. Kandi nimvuga itorero ntabwo ari amatafari. Ni abantu b'Imana, ni abakozi b'Imana. Ni abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana. Rero hari imanza ziri guca mu itorero. Umucamanza ari kunyura mu itorero. Iyo imanza zibayeho hari ibintu biba. Umucamanza agira kuvuga ngo yenda wowe uratsinze urarekuwe itahire. Sibyo? Ariko ashobora no kuvuga ngo wowe uratsinzwe urakatiwe. Wowe katiwe 5, katiwe 2 kurikijwe icyaha cyawe, katiwe 10, katiwe 20, wowe katiwe burundu. Kera habagaho n'igihano cyo gupfa. Mu Rwanda ho bagikuyeho. Hari ibihugu biki kigira. No kuvuga ngo hari ibihano biza mu buryo. Rero ni imanza nicyo bisobanuye. Hari imanza rero ziri guca mu itorero. Ariko abantu b'Imana ntabwo bari kubimenya. Imana yaramwe ngo hahirwa uwihana. Ni igihe cyo kwihana. Muri bwa butumwa bwa mbere hari amagambo twavuze ko ari igihe cyo kwihana. Ni igihe cya Yohana Umubatiza. Ufite ubwenge yakwihana. Kuko Imana irababaye. Imana irababaye cyane. Imana irababaye cyane. Hari amagambo ngarutse kuri cyagiye cya Yohana Umubatiza ari muri Matayo 3. Reka nyasome bukeya ndaza gukomeza bukeya. Matayo 3 umurongo Matayo 3 ku murongo wa 13. Hereye ku murongo wa 13 aravuga ngo umurongo wa 9 mumbabarire 3 umurongo wa 9 aravuga ngo
cyangwa mpereye ku 8 nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Yohana umubatiza yari ari kubwira yari guha warning aba bantu ni mwere imbuto zikwiriye abihanye kandi nimwibwire ngo dufite Aburahamu niwe sogokuruza ndababwira yuko muri aya mabuye Imana ibasha guhinduramo abana. Rero bishatse kuvuga iki? Mwe kwishyira hariya ngo mwumve yuko nitwe bakozi b'Imana nitwe ndababwira yuko Imana ibasha guhagurutsa abandi mu kimbo cyanyu niba mudakoze ibyo ishaka. Hari amagambo twaganiriye muri bwa butumwa bwa mbere avuga ngo ari itorero ry'Imana niridategura ububyutse akarengane kazarizima. Reka nkubwire amagambo meza, ntabwo itorero ry'Imana rizazima. Duhere ku murongo wa 8 ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Yari bishatse kuvuga iki? Yashwe mwe kwibwira yuko ni twebwe abantu b'Imana niki? Imana ibasha guhagurutsa abandi mu kimbo cyanyu. Mwe kwishyira hejuru. Hari amagambo twaganiriye muri cya gice cya mbere, ari muri cya gice cya mbere avuga yuko niba ububyutse budateguwe nkuko bikwiriye akarengane kazakurikiraho kazazima itorero. Ariko hari inkuru nziza mfite, ntabwo itorero rizazima, ahubwo abantu badashaka gukora ibyo Imana ishaka Imana izabakuraho, izabavana mu nzira ishaka abandi mu kimbo cyabo, ariko ibyo Imana ishaka bizasohora. Itorero ryayo izaritegura, izarigishyira ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Kristo azaza asanga hari itorero rigihagaze neza muri iyi si. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abasigaye kugeza ku kuza k'umwami wacu tuzahindurwa tumusanganire. Rero abantu be kwibwira yuko turi abakozi b'Imana, Imana ibasha guhagurutsa abandi mu kimbo cyane. Icyo waba witwa cyose n'icyo waba uri cyose. None umurongo wa 10 uvuga ngo iki? Baba ngo ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti nuko igiti cyose kitera imbuto kizacibwa kijugunywe mu muriro. Reka mbabwire icyo umwuka ari kumbwira. N'ubu ngubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. Igiti kitera imbuto kiracibwa. Igiti gishushanya abantu b'Imana. Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. No kuvuga iki? No kuvuga ngo ibiti bishushanya abantu b'Imana. Intorezo rero ni shoka igezwe ku biti, igiye gutema ibiti bitari kwera imbuto. Murongo wa 11 ngo ngewe ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye ndusha ubushobozi ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, ni uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye ibiri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Yesu adufashe cyane. Intara ye iri mu kuboko kwe, azeza imbuga ye cyane. Yesu ari kweza imbuga ye. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nkuko Yesu ageze mu rusengero yabanje kwirukana ibintu asanze bari kuricururizamo, yabanje kwirukana ibintu byarugurishirizwagamo, akubita hasi ameza yabyo, akubita hasi aravuga ngo nimukureho, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, none mwayihinduye isenga y'abambuzi. Arabikubita bivanaho. Bibiliya iravuga ngo amaje gukora ibyo ngibyo, impumyi, ibirema, abarwayi baraza arabakiza. Atangira gukora imirimo y'Imana, atangira gukora imirimo ikomeye, imirimo igaragaza gukora kw'imbaraga z'Imana. Rero mbere yuko Imana isuka izo mbaraga zayo, mbere yuko Imana isuka ububyutse bukomeye, irabanza iri gucisha imanza mu bwoko bwayo kugira ngo itunganye inzu yayo, ibashe ubwoko bwayo bashe kuba bwiteguye kwakira umugisha Imana ishaka kubihereza. Ijwi ry'Imana ryararize, numva ngize agahinda muri njye, numva umutima uramenetse. Nibwo nabazaga ngo mwami Imana, ngo ni iki ushaka kubwira umugaragu wawe? Imana irambwira ngo mfite agahinda kenshi, ngo kuko batwaye icyubahiro cyanjye kandi intama zanjye zaratawe. Imana yampaye ibintu bitanu bitumye Imana izanye imanza mu itorero ryayo. Cyambere Imana yampaye ni ikintu kijyanye no kutita ku bakene. Kutita ku bakene ni ikintu cyageze ku rwego abantu bageraho bakibwira yuko Imana ibyemera, yuko ari uko bimeze.
ndagira musome amagambo ari muri Yesaya ibice 3 umurongo wa 13 hari amagambo avuga ngo ya kwa 15 Uwiteka hagurukijwe no kuburana agacira amahanga imanza Uwiteka azacira imanza abakuru bo mu bwoko bwe n'abatware babo kuko ari mwebwe mwariye uruzabibu mukarumaraho iminyago y'abakene iri mu ngo zanyu niki gituma mumenagura ubwoko bwanjye mugahera abakene ni Uwiteka umwami nyiringa babaza iminyago y'abakene iri mu ngo zanyu ibyo mwanyaza abakene ni ukuvuga ikintu uvuga ngo ni byari bigenewe abakene biri mu ngo zanyu mwarabijyanye mwarabitwaye kandi byari byo kubatunga Imana ifite agahinda kenshi ku bakene bo mu itorero kuko batitabwaho nkuko bikwiriye rero byageze ku rwego abantu bumva yuko ibyo mu nzu y'Imana n'ibyo abapasiteri n'ibyo ntabwo ariko bimeze hari amagambo ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuzane ibyo kurya inzu yanjye ibemo ibyo kurya nimuzane icya 10 n'amaturo bishyitse kugira ngo inzu yanjye ibemo ibyo kurya ariko ikibazo ni iki ngiki ese n'ibyo kurya byande ntabwo ari ibyo kurya by'abapasiteri no ntabwo ari ibyo kurya by'abayobozi no n'ibyo kurya inzu n'ibyo kurya by'umuntu wese ugeze mu umushonje ugeze mu nzu y'Imana abashe kubona ikimuhembura niyo mpamvu Imana ivuga inzu yanjye ibemo ibyo kurya rero ibyari bigenewe ubwoko bw'Imana hari ababitwaye babigira ibyabo kubwo kwikunda kubwo kwireba kubwo kutita ku ntama z'Imana kubwo kutita ku bwoko bw'Imana kubwo kutita ku abakene batakaza agaciro ibyo butunzi bwo mu nzu y'Imana busigara ari ubw'abantu runaka atari ubw'itorero ry'Imana ryose muri rusange kubw'iyo mpamvu Imana ifite agahinda kenshi Imana irababaye cyane ikindi kintu cya kabiri Imana yambwiye ni ikintu kijyanye no kugoreka ijambo ry'Imana kugoreka ijambo ryayo ese niki gituma abantu batita ku bakene abantu bagoreka ijambo ry'Imana bakavuga yuko ngo ibyo kurya byo mu nzu y'Imana ngo nibyo abatambyi ngo nibo bonyine bagomba kubikoraho nibo bagomba kubifataho ariko umutambyi ninde ugendeye ku ijambo ry'Imana umutambyi ninde urumva bantu umutambyi ijambo ry'Imana riravuga mu Petero wa mbere ibice 2:9 ngo ariko mwebwe mu bwoko bw'abatoranijwe ishyanga ryera abatambyi b'ubwami n'abantu Imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe ryabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu cyo wayo witangaza umutambyi mu isezerano rishya ni umuntu wese wuhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo iyo abantu bazana monosiyo kuvuga ngo batambyi n'abayobozi b'amatorero buba ari uburyo bwo kugira ngo batware reka mbyite icyubahiro Imana yageneye ubwoko bwayo muri rusange kugira ngo babone uburyo bigwizaho ibyo itorero Imana yageneye itorero ryose kugira ngo bavuge yuko none twebwe dufite uburenganzira kuri ibi bintu gusa ni ikinyoma cya Satani ni ukugoreka ijambo ry'Imana Zaburi 119 umurongo 125 haravuga ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko yawe amategeko y'Uwiteka ijambo ry'Imana bararigoretse igihe cy'Uwiteka cyo gukora kirageze igihe cyo guhaguruka Imana ntabwo izakomeza yihanganye Imana yarambwiye ngo ntabwo nzakomeza gucicika ntabwo nzakomeza gutuza ngiye guhaguruka imanza z'Imana zije mu itorero ryayo kubw'abakene ijwi ry'umukene uri mu nzu y'Imana kandi Imana yaragennye ibyo kumutunga ariko bakagira bamwe babi reka mbwire n'abandi bantu sabayobozi b'amatorero gusa n'abandi Imana yahaye umugisha ariko ntibite ku bandi ijambo ry'Imana avuga ngo mwabatunzi mwe nimurire muborozwe n'ishyano mugiye kubona ntabwo mwitaye ku mukene mwabitse ubutunzi bwanyu mu gihe cy'imperuka iyo Imana iguhaye ubutunzi ibiguhaye inshingano ku bakene reka nkubwire manwe yenda mbwira na mwene data wese wumvira ijambo wibwira yuko isi yabuze ibyo gutunga bayituye ntabwo yabibuze ahubwo ab'Imana yabihaye
barabigumanye ntibabigeza ko yashakaga yuko bigeraho bose. Imana isi ifite ubutunzi buhagije bwo gutunga abayituye, ariko bwabaye umutungo wa bamwe. Imana iravuga ngo ngiye gucira abantu imanza, kandi imanza zirahera mu nzu yanjye, kubera yuko bahinduye amategeko yanjye ubusa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu itorero rya mbere nta mukene wababagamo. Kubera iki? Bari bafite umutima wo gutanga. Uyu munsi iyo abantu batanga mu rusengero usanga igice kinini ni ugutanga ngo kugira ngo batambye ngo babone ibyo kurya. Abatambyi ni umuntu wese wuhagiwe n'amaraso ya Yesu. Ntabwo ari abapasiteri, no, ntabwo ari abapasiteri gusa. Umuntu wese wuhagiwe n'amaraso ya Yesu, uwo ni umutambyi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu yatwejesheje amaraso ye aduhindura abami n'abatambyi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero kugoreka ijambo ry'Imana ku bijyanye n'amafaranga, hari ibyanditswe byera bikunda gukoreshwa bagira ngo abantu bitange, kandi ibyo byanditswe byera bikoreshwa mu Bakorinto n'ahandi. Ni ibyanditswe byera byanditswe ko ari ukwitanga kugira ngo abakene bo mubera bafashwe, ariko bikoreshwa kugira ngo abantu runaka bigwizeho imitungo. Ntabwo Imana ibyishimiye. Ikindi kintu cya gatatu Imana yambwiye ni ugukiranirwa kuri mu nzu yayo. Gukiranirwa, kubeshya, kugeza ubwo abantu bateka imitwe bagakiranirwa, bagasambana mu nzu y'Imana nta kibazo. Nagiye mpura n'abantu n'abakobwa batewe amada n'abapasiteri, kandi bakabahereza amafaranga kugira ngo babihishe. Ndabazi. Gukiranirwa kuri mu nzu y'Imana. Hano nanone reka ntanga umurongo w'ijambo ry'Imana, Zaburi 101, Zaburi 101 umurongo wa 6 kugera kwa 8. Haravuga ngo amaso yanjye azaba kuba nyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye. Ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu, kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose nzimare mu rurembo rw'Uwiteka. Gukiranirwa kuzanya imanza mu nzu y'Imana. Ikindi kintu cya kane nicyo gikomeye cyane, ni ikintu cyitwa kutita ku ntama. Gisa n'igifitanye isano na kwa kutita ku bakene, ariko ni ukwitita ku ntama z'Imana muri rusange. Intama z'Imana muri rusange ni ukuvuga icyari, si ngombwa yuko aba ari umukene. Reka mbasomera aya magambo umwuka w'Imana yampaye. Aya magambo Imana yampaye kuva mu gihe cyashize, mu myaka yashize, ariko buri gihe yimbwiye ku ntama zayo aya magambo aragaruka. Aya magambo yo muri Ezekiyeli ni amagambo Imana yampaye, kandi njya nkunda umwuka w'Imana ahora agarura kenshi muri gihe. Imana yampaye mu gihe cyashize, ariko kenshi yimbwiye ku ntama irongera ikayagarura. Ndagira ngo dusome bucya ngo nuko ijambo ry'Uwiteka, Ezekiyeli 34 umurongo wa 2. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isirayeli, uhanure ubwira abo bungeri uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isirayeli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Ariko mwebwe murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Aya magambo ashatse kuvuga iki? Ashatse kuvuga ngo mubaronkamo amaronko, mubaronkamo ibyo kubatunga, ibyo, ariko ntabwo muragira intama. Mubaronkamo amafaranga, mubaronkamo ibyubahiro, ariko ntabwo muragira intama. Kuragira intama bagakoze ni iki? Ngo izacitse intege ntimwazisindagije. Gusindagiza izacitse intege. Wa wundi uri gucumbagira, udakomeye neza, utaramenya guhagarara neza mu byizere. Hari abantu bagira umutima wo kuvuga ngo niba babonye umuntu aguye mu cyaha, nguriya bagahita bamushugunya. Nta kumusura, nta kumuhugura, nta kumugira. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye. Izari zirwaye, hari igihe intama ziba zirwaye, ni uburwayi bwo mu mwuka. Hari igihe abakristo baba barwaye, bafite uburwayi bwo mu buryo bw'umwuka, hari ibyo badatunganyeho. Ugasanga umuntu, hari ikintu Imana imbwiraho, ugasanga abantu, umuntu aza mu nzu y'Imana yambaye ubusa, ngo niko yamenyereye, ngo yakuze yambaye ubusa, ariko yarakijijwe.
buhinduke rwose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Afite uburwayi bukomoka mu gihe kiwe cyashize, ariko nta kumukoraho, nta kuzivura, nta kuvura izirwaye, bigatuma zanduza n'izindi. Ngo nizavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye. Ugasanga umukristo niba avuye mu itorero, reka da, abatarakizwa bo twabibagiwe, nta gushaka izazimiye. Ugasanga aho kugira ngo bahangayikire intama z'Imana, ahubwo bahangayikiye amafaranga. Ibyo bintu bizanye imanza mu nzu y'Imana. Ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga, nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri. Abantu bitwa ko ari abungeri, bitwa ko ari abashumba, ariko Imana yareba ikabura abungeri, igasanga ntawe. Kubera iki? Intama ziri gutatana. Wumve noneho ngo ziba ibyo kurya by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanijwe. Intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi nta waruhije azishaka habe no kuzibaririza. Nta waruhije azishaka habe no kuzibaririza. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwabungeri mwe. Ati umwami Uwiteka aravuga ngo, ndirahiye ni ukuri, ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago, zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo, ntibaragire intama zanjye. Nuko rero mwabungeri mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo, uku niko umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye abungeri nzababaza intama zanjye, nibasiye abungeri nzababaza intama zanjye, kandi nzababuza kuziragira. Aya magambo nubwo ari ijambo ry'Imana, muyumve nk'ubuhanuzi. Nzababuza kuziragira. Imanza z'Imana ziri guca mu nzu y'Imana, mu nzu yayo. Nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo, ze kubabera ibyo kurya. Umwami Uwiteka aravuga ati, dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake. Uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore, nzikuye ahantu hose zatataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima, kandi nzazizana nzikuye mu mahanga, nziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu. Nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, nziragiye ku misozi ya Isirayeli iruhande rw'imigezi n'ahatuye hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga z'imisozi ya Isirayeli. Nibwo zizarara mu kiraro cyiza, zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isirayeli. Jye ubwanjye ninjye uziragirira intama zanjye, kandi nziruhure, kuko niko umwami Uwiteka avuga. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura, izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura, zose nzaziragiza gukiranuka. Aya magambo aratangaje, ngo izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura. Urumva aya magambo? Izibyibushye, kuki Imana izarimbura izibyibushye? Zizaba zizira iki? Uzi impamvu? Nuko zibyibuhijwe n'ibyagatunze zigenzi zazo zicwe n'inzara, zose nzaziragiza gukiranuka. Ibyo Imana yari yaratanze ngo bitunge ubwoko bwayo, ahubwo byabaye ibyo kurya bya zimwe muri zo. Tekereza nawe uramutse uri umwungeri, waza mu rwuri rwawe ugasanga intama zimwe zarananutse, zirapfuye, inzara yarazishe, ugasanga izindi zirabyibushye zimeze neza. Watekereza iki? Wabona ko hari ikibazo? Haba harimo ikibazo. Ni ukuvuga ngo zimwe ibyo kurya utanga zaba arizo zibyirira. Zirabyirira zikagura amavewiti, zirabyirira zikagura ibimodoka bihenze, zirabyirira zarangiza zigashima Imana ngo Imana yaduhaye, kandi ziri kurya ibyo kurya byagatunze zigenze zazo. Nta na bodaboda afite ngo uri gushima Imana muri Prado. Tekereza niba utari kurya ibyo kurya byari byarageneye intama zigenzi zawe. Izibyibushye nzazirimbura, nzaziragiza gukiranuka. Ikintu cya gatanu ni ikintu cyitwa ibigirwamana. Ibigirwamana, Imana yarabwiye ngo ari ibigirwamana biri mu nzu yayo, ngo bidafite icyo bimariye umukumbi wayo, biri aho ngaho gusa by'ibisitati bihagaze tu.
nta kintu bimariye umukumbi wayo, ziratatana, izirenganijwe buri aho ngaho tu, ni ibigirwamana, ni ibisitatu biri aho ngaho gusa. Ibigirwamana, hari abantu bamwe bari mu nzu y'Imana bameze nanone nk'ibigirwamana, ugasanga ni abantu bari aho ngaho barakora ibyaha, nta discipline ishobora kubageraho kubera iki? Ni amafaranga. Hari ikigirwamana cyitwa ifaranga, nicyo kuko afite amafaranga menshi ntawamuvuga, ariko umukene yibeshya akora akantu gatoya ni ukumwirukankanira kure. Ibyo bintu bizanye imanza mu nzu y'Imana. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesaya 42:8, sinzi nara twasoma cyangwa se navuga mu mutwe, reka twasome Yesaya 42:8. Haravuga ngo haravuga ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagihundi, sinzagihundi. Uwo yakwitwa wese, bene data reka mbabwire, nta muntu n'umwe mu nzu y'Imana ufite uburenganzira bwo gutwara icyubahiro cy'Imana. Icyo wakwitwa cyose ko uri mu nzu y'Imana, uwo wakwitwa wose, ntufite uburenganzira bwo gutwara icyubahiro cy'Imana, ntufite uburenganzira bwo kwiyitirira umurimo w'Imana ngo itorero ryanjye. Bazabona ishyano abatwaye icyubahiro cy'Imana. Imana yarambwiye ngo ufite agahinda kuko batwaye icyubahiro cyanjye, basigaye biyitirira umukumbi, bakiyitirira intama ko ari izabo, bakiyitirira itorero ko ari iryabo, nk'aho ari bo barimeneye amaraso. Niki mwakoze mutakoreshejwe? None se niba mwaragikoresheje, niki gituma mwirata nk'aho mutagikoreshejwe? Imanza z'Imana zirabahagurukirijwe, imanza, kandi dore ijwi ry'Imana icyo ryambwiye, zaratangiye, nyamara benshi ntibareba ngo babibone, ngo bihane, nabo zitarageraho. Reka mbaburire hakiri kare abatsinzwe n'aya magambo, nibihane bigishoboka niba imanza z'Imana zitarabageraho. Kuko ntibavuge ngo Aburahamu ngo turi abana b'Aburahamu. Ndagira ngo mbabwire ngo Aburahamu abasha kubona abana no muri aya mabuye. Nimwumve imvugo y'umwuka ndi gukoresha, kuko ari cyo umwuka w'Imana mpaye kubabwira. Ibigirwamana bumva yuko ari abantu badakorwa mu nzu y'Imana. Ibigirwamana bumva yuko nicyo gifite agaciro, ifaranga rifite agaciro kuruta intama z'Imana, ku buryo nageze numva umuntu w'umupasiteri wavuze ngo intama z'Imana ngo iyo nta mafaranga zifite zihinduka ihene, ngo ni ihene ngo uko nta mafaranga. Icyo kigirwamana cyitwa ifaranga, Imana izanye imanza mu nzu yayo. 48:11 naho afite avuga amagambo nk'aya ngaya. Haravuga ngo ariko hano sinayimasoje, haravuga ngo 41 sinayisoje. Haravuga ngo na 2:8 ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagihundi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. 48:11 haravuga ngo haravuga ngo ni ukuri koko ndabona atariho, ariko ni umurongo usa n'uyu nguyu uvuga ngo ntabwo icyubahiro cyanjye nzagihundi, ntabwo icyubahiro cyanjye nzagihundi, ntabwo icyubahiro cy'Imana izagihereza undi uwo wakwitwa wese, kandi ishimwe ry'Imana ntabwo izarihereza ibishushanyo bibajwe. Ntabwo Imana izemera yuko hari undi uyisimbura mu itorero ryayo yameneye amaraso. Ucyo wakitwa icyo ari cyo cyose, abantu kwitirira umurimo w'Imana byababaje Imana, abantu kwiturira yuko ari bo bakoze umurimo kandi ari Imana yabikoze. Ijambo ry'Imana rivuga nimumara gukora iyo mirimo mujye muvuga ngo turabagaragu b'imbura mumaro, kuko twakoze ibyo twatumwe gukora. Ariko abantu bahindutse yuko ari bo bakoze umurimo. Rero Imana yarambwiye ngo hari imanza zayo ziri mu itorero ryayo, kandi zirakomeje kugeza igihe cy'Imana ishaka kizakorwa.
nk'uko Imana yavuze ko hari ububyutse buri imbere kandi ari igihe cya Yohana Umubatiza, ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo gutunganya ubwoko bw'Imana. Nk'uko nabivuze, ntabwo itorero ry'Imana rizazima, ahubwo abakozi badashaka gukora ibyo Imana ishaka izabakura mu murimo, ihagurutsa abandi, izahakura mu nzira, kandi benshi izababuza kuziragira. Nimwite ku manza ziri mu itorero ry'Imana. Yesu aguhe umugisha. Ndumva n'abasoreje aha ngaha, niba hari ikibazo wabaza wakibaza, yenda ubariza bene data kugira ngo barusheho gusobanukirwa, ariko ndumva ari ubutumwa busobanura. Rero hari clarification cyangwa se ubusobanuro buruseho, nifuje ko wadusobanurira kuri ibyo bintu bitanu Uwiteka yakubwiye ngo bishize urubanza ku nzu y'Imana. Sinzi ni watwibutse icyambere cyari ni ukutita ku bakene. Kutita ku bakene. Icya kabiri ni ukugoreka ijambo ry'Imana. Ndumva ari byo bintu bibiri numbishe nagira icyo mbazaho. Mu kutita ku bakene, wavuze ko Imana yakubwiye ko ibyo ari byo kurya by'abatambyi byahindutse ibyo kurya bya bamwe. Abantu benshi sinzi niba abantu benshi babisobanukiwe iyo clarification yo kuvuga umutambyi ko atari abapasiteri nk'uko dusanzwe tubiza, abantu benshi banabimenyereye twanabyigishijwe. Sinzi niba wakongera ukagira ikintu tubwiraho. Navuze icyo ngicyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ntekereza ko n'itorero ry'Imana rikwiriye kumenyaho. Ntabwo umutambyi ari abapasiteri, abatambyi ntabwo ari abapasiteri. Ijambo ry'Imana riri clear, riravuga ngo Petero wa mbere igice cya 2:9 ngo turi abatambyi b'ubwami, ngo mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami. Ni ukuvuga ngo ni abantu bose bejejwe n'amaraso ya Yesu, nibo batambyi. Mu isezerano rya kera abatambyi bari abana ba Aroni, bari abana bakomokaga kuri, ntabwo bari abarewi bose, bari abana ba Aroni, ariko bakomokaga kuri Lewi, ariko bakomoka kuri Aroni. Aroni nawe yari umurewi, abakomoka kuri Aroni. Rero utaravutse mu rukiriro rwa Aroni ntabwo washaka kuba umutambyi. Ariko ubwo butambyi bwo mu isezerano rya kera n'umutambyi mukuru yavaga muri abo ngabo. Ubwo butambyi bwavuweho, igitabo cy'Abaheburayo kiri very clear, kirabisobanura. Ubwo butambyi bwararangiye muri iki gihe cy'isezerano rishya. Umutambyi mukuru ni Kristo, naho abatambyi ni ubwoko bw'Imana bwose, nabuhejejwe n'amaraso ya Yesu bose. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko umwenda ukingirije ahera wacitsemo kabiri ubwo Yesu yapfaga. Bisobanuye hari ahantu nta muntu wahageraga wese, hagerwaga umutambyi mukuru rimwe mu mwaka, ariko noneho wacitsemo. Bisobanuye ngo umuntu wese abasha kugerayo. Umuntu wese rero abasha kuba umutambyi winjiye muri Kristo, winjiye mu nzu y'Imana, winjiye mu rusengero rw'Imana, winjiye muri Kristo, ukijijwe ahinduka umutambyi. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera abatambyi ntibari bemerewe kugira undi murimo bakora. Mu isezerano rishya ntabwo abakuru b'itorero babujijwe kugira indi mirimo bakora. Ushobora kugira business yawe ugakora n'umurimo, ushobora kugira entreprise yawe ariko ukaba n'umukuru w'itorero. Ntabwo ijambo ry'Imana ribibuza. Ariyo mpamvu organisation y'itorero ntabwo ikuweho, abakuru b'itorero babaho kandi babasha gufashwa nk'uko itorero ribigenye. Ariko icyo umwuka w'Imana adashima ni ukwirengagiza abakene, kandi bakabikorera kubera indambi, kubera ibifu byabo byo gushaka kwigwizaho imitungo, kwigwizaho ubutunzi. Nibyo bitera agahinda Imana, kuko ibyo kurya byo mu nzu y'Imana, ntabwo inzu y'Imana ikwiye kuba irimo ibyo kurya ariko ngo hagire abayisonzeramo bo mu bwoko bwayo kandi babashe gutunga. Ni icyo ngicyo rero. Abatambyi rero ni ukuvuga ngo ni abantu bose buhagiwe n'amaraso ya Yesu. Iyo ni imvugo yinjiye muri sosiyete n'abantu barayakiriye, ariko ni imvugo idahuye n'ibyanditswe byera. Ni igihe cyo kugaruka mu ijambo ry'Imana. Erega n'ubwo bubyutse, none se igihe cya Yohana Umubatiza ijambo ry'Imana rivuga ngo nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Ni igihe cyo gutunganya inzira y'Uwiteka. Gutunganya inzira y'Uwiteka rero ni ukugaruka mu ijambo ry'Imana. Ibyo byose biri muri uwo mwanya wo kwihana, wo kugaruka mu ijambo ry'Imana. Kwihana ni iki? Ni ukugarukira Imana, ni ukugarukira ijambo ry'Imana. None tugatangira kwigisha ibintu biye n'ijambo ry'Imana, kuko benshi ntibabyigisha kubw'inyungu zabo bwite. Benshi bapfukirana ijambo ry'Imana kubw'inyungu zabo bwite.
iki kintu cy'abatambyi reka nanabivuge ni ukuri gipfukiranwa kubera inyungu bwite z'abantu ntabwo ari kubw'inyungu za Kristo. Reka nkubwire hari umurongo uri muri Matayo uvuga ngo Kristo ubwo azaza ngo azavuga ngo azashyira azatandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha nk'uko umuntu atandukanya intama n'ihene, ngo abakiranutsi azabashyira iburyo rwe, abanyabyaha azabashyira ibumoso bwe, ngo azabwira abari ibumoso ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibimwe, ngo kuko nari ndwaye ntimwansura, nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntimwaza kunsura. Ngo bazamaze ngo twakubonye ryari, ngo azababwira ngo ubwo mutabikoreye aba bene data bari hanyuma y'abandi, aboroheje bari hanyuma y'abandi, ni ngiye mutabikoreye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ni urubanza rw'abantu b'Imana, kuko yavuze ngo aba bene data bari hanyuma y'abandi, arangije ngo n'abakiranutsi azababwira ngo nimuze mu bwami bwa so, ngo nari ndwaye muza kunsura, nari mu nzu y'imbohe muza kunsura, nari nshonje murangaburira, nari mfite inyota mu cyo kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika. Ngo bamubaze ngo twakubonye ryari, ngo azababwira ngo ubwo mwabikoreye aba bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, ni jyewe mwabikoreye, ni jyewe mwabikoreye aba boroheje bari hanyuma y'abandi. Reka nkubwire mwene data Emmanuel, umukene afite umwanya wihariye imbere y'Imana, afite agaciro gakomeye imbere y'Imana. Mu itorero rya mbere abakene bitabwagaho mu buryo bwihariye, imfashanyo ubwitange bwabagaho ahanini bwari ubwo gufasha abakene, ntabwo bwari ubwo guhereza intumwa gusa gutyo gusa, ahubwo bwari ubwo gufasha abakene by'umwihariko. Iyo turebye ijambo ry'Imana avuga ngo itorero rya mbere bashyiraga hamwe ubutunzi bwabo bakabuzana imbere, bakabizanira intumwa maze zikabigabanya abantu, ubuntu wese uko akeneye. Rero bishatse kuvuga ngo mu itorero rya mbere umukene yari afite agaciro gakomeye, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ntihakagire umukene wa muri mwe, n'ijambo ry'Imana avuga ngo nta mukene wabagamo. Ariko uyu munsi benshi baragenda bagakena, ugasanga ibyo kurya byo mu nzu y'Imana ni ibya bamwe, kandi hari abicirwa n'inzara mu nzu y'Imana, kandi Imana itarigeze ivuga ngo ibyo kurya byo mu nzu y'Imana ni ibya runaka gusa. Kandi abakristo ba mbere bari babizi yuko ibyo kurya byo mu nzu y'Imana nibyo abakennye, umuntu wese akagabana nk'uko akeneye. Yesu agumugisha. Umukozi w'Imana Rick, ndagira ngo wenda abazagira ibibazo byinshi natuzanye tunagusaba n'ikindi kiganiro cyo kubisobanura no kugira tuvuge kuri comments zaba baratekereje ikintu runaka kuri ibintu, ndagira ngo mu kanya gato dusenge dusoze ikiganiro cyacu kandi tugusabira umugisha w'Imana kugira ngo tukomeze Reka dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ubuntu n'imbabazi zawe, ndagushimiye cyane kubw'amagambo avugiwe ahangaha Mana. Ijambo ryawe ritubwiye yuko Mwami Imana hari imanza ziri guca mu itorero ryawe, kandi riduhuguriye kuzitaho kugira ngo Mwami umuntu wese abashe kwisuzuma, abashe kwihana mbere yuko Mwami Imana urubanza rumugeraho, kandi Imana urubanza rukwiye rukamuviramo ingaruka zikomeye. Ndakwinginze ngo ugenderere wese muri twe, ufashe ubwoko bwawe, ufashe itorero ryawe, ufashe abayobozi, ufashe umuntu wese mu mwanya we Data. Icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abamugisha.